Ndabasuje mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana nabane namwe. Shima Imana ku bw'aka kanya keza iduhaye. Shima Imana ko yongeye kuduha kuza imbere yayo kugira ngo twungurane kandi duhugurane kandi twibukiranye iby'iyi nzira. Nk'uko bisanzwe nitwa Umuhoza Sylvie bakunda kwita Mama Karebu. Shima Imana ko yongeye kumpuza n'umukozi w'Imana, umushyitsi turi kumwe. Reka muha akanya nawe abibwire. Ni karibu. Murakoze cyane. Imana ibaho umugisha. Nitwa Hakizimana Evariste, ndi umuvugabutumwa bwiza mu ndirimbo. Ndashima Imana iduhaye aka kanya ko kugira ngo tuganire. Yego, murakoze. Uyu mubyeyi kandi uyu mukozi w'Imana azwi cyane mu ivugabutumwa ry'indirimbo. Afite indirimbo nyinshi cyane kandi nziza, hariho izakunzwe cyane kandi zizwi n'abantu benshi. Niyo mpamvu nifuje ko hari indirimbo yaturirimbira ubundi tukayiganiraho, kandi ndahamya neza ko turi buze guhabwa umugisha muri iyo ndirimbo. Ndakwinginze nturangare, ahari hari icyo Imana yavuganira nawe muri iki kiganiro cyangwa se muri iyi ndirimbo. Niyo mpamvu tugiye gusenga Imana, hanyuma agatangira akaturirimbira iyo ndirimbo ivuga ngo ujya mu ijoro. Data, mu izina rya Yesu, urakoze, ndagushimiye ku bw'aka kanya, ngushimiye umuteguro wawe mwiza, ngushimiye ko wemera ko duhuye n'uyu mukozi w'Imana kandi wahamagaye ukoresha ibikomeye. Ngaho ururuka nanone wongere umukoreshe, kandi natwe duteze amatwi, ufungure amatwi yacu y'umwuka ndetse n'ay'umubiri kugira ngo tubashe kumva, ntihagire ucikanwa icyo washakaga kuvugana nawe uyu munsi wa none. Ndagushimiye, tuguhaye ikaze na karibu muri byose, mu izina ryawe ryera dusenze twizeye, amen. Dushyireho aka kamikoro kugira ngo bibashe kumvikana neza. Yemwe bantu mwese mukiri hano mwese, abibwira mwese yuko mujya mu ijuru. Umuntu inzira ari ntoya kandi iruhije, ariko we nkaba mbona ugenda uko wishakiye. Yemwe bantu mwese mukiri hano mwese, abibwira mwese yuko mujya mu ijuru. Umuntu inzira ari ntoya kandi iruhije, ariko we nkaba mbona ugenda uko wishakiye. Ujya mu ijuru tuvuga si ugukina, oya. Ujya mu ijuru tuvuga si amazina, ujya mu ijuru tuvuga si amadini, oya. Ujya mu ijuru tuvuga ni ukwihana ibyaha byawe. Bamwe baravuga ngo iwacu ni mu ijuru, abandi bati natwe dufite ibyo byiringiro, nyamara bakwitegereza ukabura imbuto z'ijuru. Bamwe baravuga ngo iwacu ni mu ijuru, abandi bati natwe dufite ibyo byiringiro, nyamara bakwitegereza ukabura imbuto z'ijuru. Ujya mu ijuru tuvuga si ugukina, ujya mu ijuru tuvuga si amazina, oya. Ujya mu ijuru tuvuga si amadini, ujya mu ijuru tuvuga ni ukwihana ibyaha byawe. Ubwo ubyirengagiza ni kenshi wabyigishijwe, uburirwa buri musa ariko ntubyitayeho, nyamara ukagenda uvuga ko waremewe kujya mu ijuru. Ubwo ubyirengagiza ni kenshi wabyigishijwe, uburirwa buri musa ariko ntubyitayeho, nyamara ukagenda uvuga ko waremewe kujya mu ijuru.
ujya mu ijuru tuvuga si ugukina, ujya mu ijuru tuvuga si amazina, ujya mu ijuru tuvuga si amadini, oya ujya mu ijuru tuvuga ni ukwihana ibyaha byawe. Reka ubwo burozi bwawe ubusinzi n'ubujura, reka ubusambanyi bwawe ishyari n'urugomo, ibinduzi bineza nawe wirengagiza, maze ubone kuvuga ko waremewe kujya mu ijuru. Reka ubwo burozi bwawe ubusinzi n'ubujura, reka ubusambanyi bwawe ishyari n'urugomo, ibinduzi neza nawe wirengagiza, maze ubone kuvuga ko waremewe kujya mu ijuru. Ujya mu ijuru tuvuga si ugukina, ujya mu ijuru tuvuga si amazina, ujya mu ijuru tuvuga si amadini, oya ujya mu ijuru tuvuga ni ukwihana ibyaha byawe. Ujya mu ijuru tuvuga ni ukwihana ibyaha byawe. Kujya mu ijuru tuvuga ni ukwihana ibyaha. ase ngira ikibazo ku kantu usorejeho. Kujya mu ijuru tuvuga ni ukwihana ibyaha byawe. Ubundi kwihana ibyaha byawe mu buryo bwa kugeza mu ijuru cyangwa se bwatuma ujya mu ijuru ni gute? Impamvu ni iyi ngiyi. Hari igihe umuntu yihana akihana ejo akongera nanone akihana agasubira akihana. Ni ubwo buryo cyangwa hari ubundi buryo wenda twaba tutazi, twaba tugiye gusobanukirwa muri aka kanya? Ubundi kwihana ibyaha ni ukwihana ukamara amazi. Ukavuga ngo niba nihannye ubusinzi sinzasubira kusoma ku nzoga, niba nihannye ubusambanyi sinzasubira gukora ku mugore w'abandi cyangwa umukobwa w'abandi, niba nihannye ubujura sinzasubira gukora ku mafaranga cyangwa ikindi kintu kitari icyanjye. Akantu kose wihannye ukavuga ngo sinzongera. Noneho abantu bakareka kubigira akamenyero, kuko ikibazo ufite nanjye ndagifite muri no minsi. Jya kubona ukabona umuntu ahereye ku itariki ya mbere ajya mu cyumba cy'amasengesho ukumva yatuye ubusambanyi, bakamusengera. Mu kundi kwezi mwahurira mu kindi cyumba ukumva yatuye ubusambanyi, bakamusengera. Mwahurira mu karere runaka mwagiye gusenga ukumva yatuye icyo cyaha. Ukibaza uyu muntu yarihannye cyangwa ni ugukina? Niba byo kujya mu ijuru ntabwo ari ugukina rero, ni ukwihana ibyaha ukamara amazi. Kuko iyo wihannye neza rwose bikuye ku mutima, wababajwe n'icyaha wakoze, ugapfukama ukabwira Imana ngo mpa imbaraga zo kunesha iki kintu, iraziguha. Uri umugabo wo kubihamya, ukabivaho neza burundu, ukabizinukwa ntitongera no kubitekereza. Ariko iyo wihannye utihannye ari ukugira ngo abantu bakurebe cyangwa se babone ko wihannye, ari ukwereka abantu atari Imana weretse, ejo biragaruka bikagaruka. Muri make wihannye icyaha utafite agahinda kacyo ngo ube ushishikajwe ntabwo no kigenda, kugenda, ntaho kijya. Noneho niho handi wavuze ngo ntabwo ari ukugenda uko wishakiye. Mu by'ukuri kugenda uko wishakiye ni uko kwihana wongera ubisubiramo, wongera wihana wongera ubisubiramo. Icyo bivuze niko kugenda uko wishakiye. Kugenda uko wishakiye, yego. hari abantu abakristo ubona ukamuburira izina, ugasanga si umukristo si n'umupagani, afite Bibiliya, arasenga, araririmba, ariko wareba ibyo akora ugasanga ibyo abamo ntabizi. Ugasanga amafuti yose niwe yerekeyeho, usanga ninde warwanye ni murokore runaka, ninde wakubise umugore, ninde se wibyaha n'aha. Ejo ukabona yagiye no mu rusengero ari gusenga. Ibyo ari byo byose arimo arakina, kuko arajya gusenga akajya kwiba akava gusa, ugasanga byose arabivangavanga. Nta kumaramaza kuri muri we ngo amenye ngo ndakijijwe ngiye mu ijuru, naho napfuye umunsi naho napfa ejo nzabona ijuru. Bigahora byari agateganyo kuvuga ngo simbizi hari wenda nzagerayo. Yego, mu by'ukuri ni ukuvuga ngo kujya gusenga, kuko abantu benshi ni abakristo,
abantu benshi ni abakristo ariko ntibagera ku usanga musaraba. barakijijwe barabatijwe, hanyuma akaba agakora ibyaha, hanyuma ku cyumweru akajya gusenga. Nibyo ngibyo wavugaga ko ntacyo bimaze, ibyo ngibyo ari ugukina, ni ugukina rwose, ni ukwikinira. Ubwo dukwiye kwihana, twihanira kugira gute? Kureka. Hanyuma imbuto z'ijuru nazo wazivuzeho, bishatse kuvuga ngo abajya mu ijuru bafite imbuto zabo zibaranga. Ariko bivuga ngo imirimo ya kamere iragaragara. Yego. Gusambana, kwiba, kuroga, kwangana n'izindi imbuto nk'izo mbi ni imbuto z'umupagani. Ariko umukristo agomba kugira urukundo, amahoro, kwihangana, kugira neza, kugwa neza, ibintu bisa nk'ibyo. Mbese umukristo ni wa wundi bajya bavuga ngo umunyereraho ukagwa. Bamunyereraho ukagwa. Ntabwo ari ukuvuga ngo arakugushije. Icyo kinyarwanda sinzi niba gisobanukiwe. Umuntu uvuga ngo bamunyereraho ukagwa ni umuntu witonda, udashobora kubonaho ikintu cyakwangiza. Yego. Ubu niwe mukristo. Uzagenda haciye hose bakavuga turiya muntu ni umunyamahoro. Uriya muntu rwose ni umuntu mwiza. Ntiwasonza afite icyo kurya mudasangiye. Akantu kose ugasanga urera imbuto zikwiriye abihannye. Ijambo ry'Imana ritubwira kwera imbuto zikwiriye abihannye. Ibyo abandi bananiwe wowe ukabishobora. Yego. Abandi bananiwe kwihangana wowe ukihangana ukanesha. Yego. Ngira ngo abantu badukurikiye barabyumva by'ukuri, umuntu banyereraho bakagwa, sinzi niba ari kumeze cyangwa nanjye ari komeze, ariko ngo umuhamagaro wacu ko tuba abantu beza b'abanyamahoro, ku buryo batunyereraho bakagwa. Atari ukuvuga ngo niba ufite abana unanirwe kubahana cyangwa se kubacyaha, niba hari aho ubonye ikosa cyangwa se ikibi kuri mugenzi wawe unanirwe kukimubwira, hoya, ibyo biratandukanye, kuko nabyo iyo utabikoze bikubera icyaha, ahubwo ugomba kubikora byose mu mahoro no mu rukundo. Hanyuma hari ahandi hantu wavuze ngo abibwira ko bari kujya mu ijuru. Nk'ubwo ababa babyibwira baba bari kujyayo, baba babyibwira ariko banajyayo, cyangwa ababyibwira ni ukuvuga ngo ni abari kubyibeshya. Ni abibeshya kuko abantu benshi hano hanze bibeshya ko bajya mu ijuru. Yego. Ariko nk'uko nabivuze, kujya mu ijuru ni ukwihana ibyaha. Yego. Wamara kwihana ibyaha ukagerageza gukora ibyiza. Yego. Kandi ntwifurize mugenzi wawe ikibi. Yego. Kuko icyo utifuza ko bagukorera ntukakifuriza abandi. Mbere na mbere ubumuntu, kumenya ngo umuntu mugenzi wanjye ava amaraso nk'ayo mva, arababara nk'uko mbabara, ukamenya ngo sinkwiye kumubabaza rero, sinkwiye gukora ikintu cyatuma ababara, sinkwiye gukora ikintu cyatuma agira agahinda, nk'uko nawe utifuza wakigukorera. Numara gushobora iki kintu wavuga ngo intego yanjye ni ukugira ngo abantu bose bagubwe neza. Ikindi ukamenya ngo nzirinda icyaha, kandi hagati aho ngaho n'ubundi uba wirinda ibyaha, kuko utabangamiye bene so uri umukiranutsi. Yego. Umuntu bose karitsiye yose ugera ngo uriya muntu nta kibi tumuziho, uriya muntu ni umuntu mwiza. Yego. Ukaba uteye gutyo ukagerekaho n'agakiza ko kwirinda icyaha n'igisa nacyo. Yego. Uri umugenzi ujya mu ijuru. Ariko abantu babikinamo, ugasanga baribwira ko bajya mu ijuru, kandi nabo ubwabo barabizi ko ari abasinzi. Aribwira ko bajya mu ijuru, nabo ubwo arabizi ko ari umusambanyi. Njyewe hari ibintu bijya binyobera, ukumva nk'umuntu ni umuhanuzi, n'iminsi y'imperuka byabaye ibindi, ariko bajya kumva ukumva afite abana batanu aha n'aha. Umuntu akava mu cyaro ari umuhanuzi yuzura umwuka wera, akazagera i Kigali agashaka undi mugore, undi namutaye mu cyaro. Uwo muntu njye ndibaza ko ahanura akerekwa, aba yumva azajya mu ijuru. Ni babandi Yesu yavuze ngo bazamuhagarara imbere bavuga ngo mwami twakoraga mu izina ryawe. Avuga ati mwumve imbere sinigeze kubamenya. Ntabo ngabo. Kandi uwo si uko ataguhanurira ibintu ngo bisohore. Byasohora. Ariko atajyayo. Bantu b'Imana rero rwose, kujya mu ijuru ntabwo ari ugukina, mwihana ibyaha, kandi Yesu ari bugufi kugaruka. Atazabasiga. Mfite ikibazo nshaka kubabaza. Indirimbo zanyu nyinshi zikumbuza abantu kujya mu ijuru. Ndibaza gatoya wadusobanurira, hari abantu bajya bagira amayerekwa, ukagira nk'iyerekwa ukareba nk'ahantu, cyangwa se ukamenya ikintu mu bundi buryo butandukanye n'uko abandi bakimenye, kuko ijuru turarisoma muri Bibiliya tukaryizera,
nk'uko twizera ko mwami Yesu yaje, nk'uko twizera n'ibindi byose, tugasoma ibyiza biriyo tukabyizera uko ariko bimeze, kandi koko biriyo byiza kandi byinshi. Ese namwe nicyo mugenderaho mukunda ijuru gutyo ndetse murikumbuza n'abandi, cyangwa hari ukundi kuntu mwaba mwarasenze mukabasha kugira nk'iyerekwa ry'ijuru kugira ngo murusheho gukumbuza abantu ijuru? icya mbere Yego. uvuga ko kwizera ni ukudashidikanya Yego. ibyo wumvise ko bitazabura kubaho cyangwa ko bidahari. Yego. icyo bita kwizera. Iyo umaze kwakira kwizera muri wowe, wemera ko ijuru rihari kandi ukanabyumva. Ariko nko kuri ako kantu uvuze, Yego. hari uburyo Imana ijya itugirira ubuntu. Yego. Nta kiguciye, atari ukuvuga ngo ni uko wasenze cyane, atari ukuvuga ngo ni uko hari wikunda kurusha abandi. Ifite icyo ibikorera, ifite icyo ibikorera, hari iki utamenya. Yego. Niyo ibizi. Aho ujya kubona ukabona umuntu umwe agize iyerekwa, akerekwa nko mu ijuru, ariko umuntu ngo yatembereyeyo ariko abandi ntibajyeyo, nawe ukanabyifuza ntunabibone. Yego. Nk'urugero njyewe, ugize uti wenda nawe waba waragiye nk'ubwo buntu. Yego. Yenda umuririmbyi. Mu kuririmba kwanjye rero, kuko ariko ariyo mpano Imana yampaye. Yego. Ikintu nanjye nashoboye kumenya cyangwa se kumvisha amatwi gatoya, Yego. ni indirimbo zo mu ijuru. Imana arizi ko umutima wanjye ukunda indirimbo, nkunda umuziki. Yego. Rwose pe, ko narawumvise. Aha, dusangizeho rero umuziki wo mu ijuru wawumvisha ute? Ngira indirimbo, nkunda kubibwira abantu, ngira indirimbo ijuru ryandirimbiye. Indirimbo ivuga ngo urukundo rurakeba. Sinzi niba abantu bayizi, kamakubitiraho agatero kamwe numve ko bamwe bayizi. Yego. Nimuze murebe iwacu urukundo rurakeba, murebe iwacu urukundo rurakeba, tumwe twahawe n'umukiza, umubyeyi udukunda, runtera kuririmba ntashyire ejuru cyane, nishimwa nyagushimwa kuko wankuye ahakomeye. Dore urwo rukundo rwo Yesu yankunze, dore urwo rukundo ntirwonge mbabwira, umurusabe namwe maze mwibonera amahoro. Mwibonera amahoro, mwibonera amahoro, mwibonera amahoro. Ko ari nziza. Iyo ndirimbo ni nziza cyane. Barayindirimbiye ndayifata, ndayikomeza ndayiririmba. Iyo ndirimbo ko natwe twumva dushaka kuyumva yose. Hari n'ubundi buryo nagiye nzumvamo. Yego. Wenda ntavugira aha ngaha cyane, ariko nanjye ijuru rwose ibyiza byaho narobeshejweho. Ikindi kintu kigeze kuntangaza, Yesu yigeze kunyiyereka, anyereka uburyo tuzasa nawe. Araza arandeba, umurasire we, umucyo urankubita, nanjye mpita ndabagirana nkawe. Nka kumwe Pawulo wamukubise. Pawulo waramukubise arahuma, njye sinahumye. Ahubwo nahise mzinduka nanjye sa nawe. Nanjye noneho mbona ndatorosha, mbona ndamurika ahantu hose, nanjye ndi umucyo. Mbona asa nawe neza neza neza, mbona ukuntu tuzasa na Yesu. Biranezeza. Cyokora ijambo yaraje kumbwira ngo kugira ubwoba bigeze aho ngaho Imana yawe yarapfuye. Hari icyari kinteye ubwoba gikomeye, ndatitira mpinda umushyitsi. Amanuka mu bicara, araza arambwira ngo ugira ubwoba bigeze aho Imana yawe yarapfuye. Ndabona ko cya kintu giciye amazi nkuko bajya bwa mvugo y'iki gihe. Yego. Ubu rwose niyo ngitekereje mba numva ngewe mfite uburinzi, mba ntuje. Kambwiye ko hari Imana iri kumwe nanjye. Muri make Bibiliya iravuga ngo ntago arerekanwa, ngo kandi nguko tuzasa ntago kurerekanwa, ariko nazi Kristo niyerekanwa ngo tuzasa nawe. Muri make wowe warabibonye. Narabibonye pe. Ubona ukuntu ari umucyo, noneho ubona nawe ubaye ari ubwiza, ari umucyo, byose nahise mpinduka nsa nawe neza. Mbona ndarabagirana, ntumbaze imyenda y'inyeraho yavuye. Yego. Iyo nayo nambaye nashizutse ntayibona, mbona nambaye umweru dede. Yego. N'umubiri wanjye ubwawo umurika. Yego. Yarafite ubwiza butangaje, n'amaso atangaje. Arandeba, numva amahoro yuzuye muri njye, umunezero. Yego. Yegereje icyo ambwira, nuko aramwenyura, arigendera. inseko nziza cyane. Yego. Ahita asubira mu bicu.
ni umugabo ijwi rivugira mwiza muri bya cyane. bicu ngo ugira ubwoba bumeze gutyo Imana Eh. yawe yarapfuye. Umwami wacu ahabwe Ntabwo icyubahiro. nzabyibagirwa. Yewe nshima Imana rero ku bw'aka kanya keza yari iduhaye kugira ngo tubashe kuganira n'uyu mubyeyi kuri iriya ndirimbo. Nari nagize amatsiko cyane y'ukuntu iyo ndirimbo, impamvu ukunda kuririmba indirimbo zikumbuza abantu ijuru, hanyuma kandi mbashije kumva ko indirimbo nyinshi zawe uba ufite uburyo wazihawemo mu buryo bw'umwuka, niyo mpamvu ahari ziba zifite ubutumwa bukomeye nyinshi nizo mpabwa kandi bwiza cyane ko kandi bw'ukuri. Nta binyoma birimo, ab'iyi minsi baratubeshya. Hari indirimbo njya numva nkumva ari indirimbo nakwita ngo ni za deseri. Urabona deseri hari ukuntu umuntu arya akarya agahaga, akarya ibiryo bikomeye bimukomeza mu nda bimutera imbaraga, hanyuma akarenzaho n'utundi two kugira ngo bya biryo aze kubidijera neza. Noneho indirimbo nyinshi z'abahanzi muri iyi minsi cyangwa se n'amakorari runaka, akenshi njyewe nkunda kumva ari za deseri, kuko usanga baririmba urukundo rw'Imana, bakaririmba n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo, ariko utakumva indirimbo yihanisha abantu ibyaha cyangwa ibwira abantu ko nibatihana bazajya ikuzimu cyangwa se bazarimbuka. Ugasanga bararirimba ibyiza gusa ku buryo n'umunyabyaha arayiririmba, akaririmba ebyiri eshatu, akarinda ataha anezerewe, iby'ibyaha bye nta kintu na kimwe byamubwiye. Harimo ikibazo njye ngira n'ikibazo gikomeye cyane muri iki gihe. Yego. Bikancanga mu mutwe. Yego. Ariko nkatuza nkavuga ngo Yesu arabizi. Nkunda kugenda nsura abantu mu masengesho hehe hose. Yego. Ariko ukabona umuntu aje rwose ubizi ko yujuje ibyangombwa by'ubupagani. Yego. Ariko yagera ukumva bamuhanuriye ibyiza. Yego. Bamuhanuriye ko agiye gukira, ko agiye kujya Dubai, bamuhanuriye ko agiye kubona inzu, bamuhanuriye ko agiye kubona akazi keza, kandi mu by'ukuri atabanje kwihana ibyaha. Yego. Ugasanga ni ibintu by'amayobera. Ugasanga Imana rwose irimo irabaha abantu amasezerano, ariko ntawe ibwira ngo ihana iki kintu. Ihana iki? Iyo ntago ari yo. Ukibaza ubuhanuzi iyo ntago ari yo ku Mana. Iyo ntago ari yo. Korali rero nayo ukabasanga korali iraririmbye, alubumu yose irarangiye nta jambo ryo kwihana rijemo. Mwabaririmbyi mwe mwumva uzumva iki kiganiro, ivyo ni byo Imana yabatumye, ko yavudutumye ngo tubwirize amahanga yose, tubabwirize ubutumwa bwiza, abemera bakihana babatizwe. Iyo ndirimbo yawe, icyo gihangano cyawe hari umuntu cyabwira ngo nayihana ibyaha cyangwa cyaha agakiza. Yego. Ni kandi ko kumva ngo nanjye narakijijwe. Kubera ko wagiye mu rusengero ukaririmba ariko utageze uhinduka mu mutima. Ijambo ry'Imana riradusaba guhinduka tukaba abana b'Imana. Ngo Yesu aradukunda, ngo Yesu ni mwiza, ngo uwo mwami ni mwiza. Ntawe utazi ko adukunda rwose. Ntawe utazi ko ari mwiza. Agize alubumu y'indirimbo nka 7 zose zivuga ibyo. Umunyabyaha akaziririmba nawe agafashwa kandi agakomeza ibyaha bye, kuko nta ndirimbo n'imwe imurondora yabonetsemo. Noneho nanjye nkavuga ngo izo ndirimbo ni za deseri. Muntu udukurikiye, niba ukunda deseri gusa nta mbaraga uzagira, ahubwo ubutumwa bwiza bw'ubwami bwo kwihana ibyaha no kubabarirwa nibwo Kristo yadutumye kuvuga, hanyuma deseri ikaba yaza nyuma. Mu ndirimbo nka 7 ubundi korali cyangwa se umuhanzi yakaba yafitemo nkenye zivuga butumwa zibwira abantu kwihana ibyaha ko nibatihana bazarimbuka, hanyuma izindi 3 zikaba arizo kubahumuriza no kubibutsa ko Yesu agira neza. Ko bimeze. Yego. Reka dusoreze ahangaha. No guhugurana. Yego. Tuzagaruka no mu gice Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Murakoze cyane.